Amazina ye nyakuri yitwa Ngizamahirwe, yamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga yitwa Ngizamahirwe. Umuntu nk'uyu rero wihirinze ntabwo twabura byinshi tumwigiraho, gusa icyo bamumenyaho avuga igifaransa neza, kandi amakuru avuga ko atigeze akandagira mu ishuri ngo yige bihagije. Amazina ye nyakuri yitwa Ngizamahirwe, yamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga yitwa Ngizamahirwe. Umuntu nk'uyu rero wihirinze ntabwo twabura byinshi tumwigiraho, gusa icyo bamumenyaho avuga igifaransa neza, kandi amakuru avuga ko atigeze akandagira mu ishuri ngo yige bihagije. Uyu Ngizamahirwe ni umusore w'imyaka 25, aho yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2001. Akaba yaramenyekanye ku mbuga nkoranyambaga bamwita Mucunyi. Azwi nk'umukomediyani ariko ni icyarimwe n'umuhanzi. Ni umwana wa hariya mu Bigogwe, umwana ukunda kuragira, ukunda inka. Amwe rero mu magambo yagiye avuga yahinduriye bamwe ubuzima, niyo tuba tugiye kureba uyu munsi. Nawe wakwigiraho byinshi kandi ukagira n'icyo ubyungukiraho muri iyi kariyeri y'uru rugendo. Mucunyi yaravuze ngo nta kintu navugana n'umukobwa utazi gukama no gushingira ndetse no gucunda. Mucunyi kandi yaravuze ngo niba utazi gukurakuza amavuta ntago nagutakazaho imbyeyi yanjye nje kugusaba. Mucunyi kandi yaravuze ngo kugira ngo ugere ku ntsinzi bisaba kwihiringa. Mucunyi kandi yaravuze ngo nkunda umuntu ushyira umurava mu byo akora, kuko ngo ari we ugera ku ntsinzi kandi akanayiha agaciro. Yaravuze ngo ntuzigere ukundira umukobwa ubwiza afite, kuko ubwiza ngo hari igihe kigera bugahindana ugasanga ntabwo mwasazanye. Mucunyi kandi niwe muntu wazanye siroge idahuriyeho n'abantu benshi. Yamenyekanye kuri siroge igira ati Mucunyi yo. Icyo twamunengaho kuri uyu munsi wa none nuko yihuje na Joriji akaba nawe agira igikabyo nk'iki. Wamumenyaho nuko nawe asigaye yivugisha ubugoryi. Ikindi kandi wamenya kuri uyu mukontenti kuriyeta, kuko hari abantu benshi yabereye role model. Ni nk'umukontenti kuriyeta wamenyekanye kuri TikTok yitwa China Boy. Ikindi wamenya kuri Mucunyi nuko ari umusore. Ikindi wamenya kandi nuko bivuga ko ngo ari umukontenti kuriyeta cyangwa se umukomediyani ufite ifamu y'inka ngo hariya mu Bigogwe. Ikindi wamenyeho cyangwa nuko ngo inzira y'iterambere ngakomeje kuyishyiramo imbaraga. Ikindi wamenya kuri Mucunyi kandi hari benshi ngo yamenyekanishije. Amwe mu magambo yavuzwe n'iki cyamamare munyemerere tuyasoreza ahangaha. Ijambo ryendera ubuzima nakagaruka naho utaha.